Shalom shalom, twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndabasuhuza mbifuriza ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndabasuhuza mbifuriza umunezero uturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya haleluya, Yesu nashimwe cyane kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero nk'uko bisanzwe dukomeje kwihanganisha abantu bafite ibibazo bitandukanye muri iyi si, niko bimeze. Muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi biba ari byiza, ejo ari bibi, uyu munsi biba ari bibi, ejo ari byiza, bihora bisimburana. Ariko ndabasabira imbaraga ziturutse mu gihugu cyo mu ijuru ngo zibashoboze guca muri ibyo bihe bikomereye umutima, bibabaje umutima muri gucamo. Ni ukuri Imana ibaha imbaraga kandi Imana ibahe gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira bakora subscribe, batera komenti, n'abakomeje gusharinga ijambo ry'Imana rikamamara rikagera ku mpande enye z'isi zitandukanye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi mbasabiye umugisha uturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya haleluya, Yesu nashimwe cyane. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Nk'uko bisanzwe bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri ndabashishikariza gutunga Bibiliya, gutunga igitabo cy'indirimbo, kuko Bibiliya ni intwaro umukristo arwanisha igihe icyo ari cyo cyose atewe n'umwanzi Satani. Kandi muri Bibiliya harimo ubutunzi, muri Bibiliya harimo imbaraga, muri Bibiliya harimo ubuzima. Ijambo ry'Imana rirabohora. Haleluya, Yesu ndashimwe cyane. Rero ni ukuri Imana ibashoboze, n'abatazifite ibashoboze bazibone mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana rero, tuyihe ikaze na karibu, hanyuma twinjire mu ijambo Imana yashyize ku mutima uyu munsi kugira ngo ndibagezeho. Ndagushimiye gitare cy'amahanga, ndagushimiye Uwiteka Imana, ngushimiye urukundo rwawe n'ineza yawe, ngushimiye imbabazi zawe utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Aka kanya rero Uwiteka Imana, abakunzi ba Ruyenzi TV bazamuye mu ngobyi y'abasengesho, ntubarengere kandi nubiteho. Imbabazi zawe zibabeho, imbabazi zawe zibombeho, ndetse n'imiryango yabo yose. Kandi Uwiteka Imana, amazina yabo yandukure mu gitabo cy'abarimbuka, uyashyire mu gitabo cy'ubugingo. Bagiye kumva ijambo ryawe, ijambo ryawe ribohora, ijambo ryawe ni ubuzima. Reka rigire aho ribakura kandi rigire aho ribageza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Nanjye ugiye kuribagezaho, Uwiteka Imana, reka nkubere mikoro wirangurure nk'Imana, kugira ngo ugeze ku bwoko bwawe icyo ubifuzaho, kandi undinde kongera cyangwa kugabanya, ahubwo uko warimpaye aba ariko ndibagezaho. Nguhaye ikaze na karibu Mwami wanjye Uwiteka Imana, nguhaye ikaze na karibu Kristo Yesu, nguhaye ikaze na karibu Mwuka Wera. Amina. Haleluya haleluya, Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Reka twinjire mu ijambo, tujye muri Mariko 11:25 kugeza kuri 26. Haravuze ngo, kandi Mariko 11:25-26 haravuze ngo, kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo na So wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, So wo mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Haleluya, Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Hano Imana iradutegeka kubabarira abantu baduhemukiye. Bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri mugerageze mubabarire. Buriya iyo utababariye umuntu wakugiriye nabi, iyo utababariye umuntu waguhemukiye, bigufungira umugisha, kuko buriya iyo ubabariye umutima wawe urabohoka. Haleluya haleluya, Imana iratubwiye ngo tubabarire. Biragoye kandi birakomeye, ariko uyu munsi ubuhanuzi bumanutse buvuye mu ijuru buravuze ngo tubabarire. Imana iratwingingira kubabarira abantu baduhemukiye,
abantu batugiriye nabi, abantu badukoreye ibintu bikababaza imitima yacu, ariko Uwiteka Imana aratubwiye ngo tubabarire kugira ngo nawe yururukire kutubabarira kandi yururukire gusohoza amasezerano yaduhaye. Haleluya, haleluya. Dukomeze muri Matayo 6:14, 15. Matayo 6:14, 15, naho nk'uko bisanzwe haratubwira kubabarira. Haravuze ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira. Haleluya. Namwe ariko nimutababarira abantu, na so wo mu ijuru ntazabababarira ibyaha byanyu. Yesu nashimwe. Imana iratubwiye ngo nitubabarire kugira ngo nayo itubabarire. Haleluya. Ni ukuri biragoye kumva ko wababarira umuntu waguhemukiye, kumva ko wahemukira umuntu wakugiriye nabi, kumva ko wahemukira umuntu wababarira umuntu wakugambaniye, kumva ko wababarira umuntu waguhemukiye. Ariko ni ukuri Imana, buriya iyo wateye intambwe ukamenya Imana, ukakira Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe, buriya hari ibintu uba ugomba kurekura. Haleluya. Hari imbabazi uba ugomba gutanga kugira ngo nawe Imana ikubabarire. Erega nawe Imana iba yarakubabariye, kuko imbere y'Imana twese turangana. Kandi buriya iyo ubabariye nawe umutima wawe rega urabohoka, kuko uzumve iyo umaze kubabarira umuntu bikuvuye ku mutima, atari ukumubabarira bya bindi by'uburyarya, atari ukumubabarira bimwe byo kurenzaho ngo reka mfe kubabarira, oya. Iyo ubabariye umuntu ubikuye ku mutima, ni ukuri nawe umutima wawe urabohoka, ukumva umutima wawe wuzuyemo amahoro. Haleluya. Rero icyo ni cyo Imana itwifuzaho. Imana irashaka ko tubabarira nk'uko nayo itubabarira. Rega natwe turi abanyabyaha kandi turi mu isi yanduye, turi mu isi y'ibyaha. Haleluya. Rero Imana iravuze ngo tubabarire. Rero mukristo mwene data, mukunzi wa Ruyenzi TV, gerageza ubabarire kugira ngo na so wo mu ijuru yururuke akubabarire ibyaha byawe ndetse n'ibicumuro byawe. Haleluya. Kandi burya iyo Imana imaze kukubabarira, ni ukuri umunezero mu mutima wawe, wumva ufite umunezero, wumva mu mutima wawe harimo gucushumukamo isoko y'umunezero, nawe ubwawe utazi aho iri guturuka. Ariko buriya iyo ubabariye, imigisha uba wumva unezerewe, kandi buriya kutababarira bigufungira imigisha. Buriya uzumve iyo utababariye umutima wawe, iyo ureba umuntu ukibuka ibintu yagukoreye, ukibuka umunabi, ukibuka ibyo yagukoreye bikakubabaza, nawe umutima wawe urababara. Ariko iyo wateye intambwe yo kumubabarira, ni ukuri Imana nayo iruruka ikakubabarira kandi ikaguha umunezero uturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Rero bakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri nimugerageze mubabarire, kuko bizabafungurira amasezerano. Ni ukuri hari abantu bahagaze ku musozi w'ibigeragezo kuri uyu munsi kubera ko batarabasha kurekura, kubera ko batarabasha kubabarira. Rero ndabinginga, mbasabira n'Imana ngo ibahe imbaraga zo kubabarira. Ni ukuri mugerageze mubabarire, murekure ibyo bintu biboshye imitima yanyu, hanyuma na Data wo mu ijuru yuruke atubabarire, ababarire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Iryo ni ryo jambo Imana yari yashyize ku mutima ryo kubabarira. Kubabarira buriya ni ubutwari. Haleluya. Kubabarira ni indi ntambwe uba uteye. Yesu nashimwe cyane. Kandi iyo uteye intambwe nziza, na Yesu atera izindi ntambwe aza agusanga. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero hanyuma nitubabarire kandi tureke tubabarire, ndetse burundu twe kubabarira bya nikize, ahubwo tubabariye kugira ngo na Data wo mu ijuru n'Imana yo mu ijuru yurukire kutubabarira, ndetse no kutweza no kudutunganya, ndetse no kutwinjiza mu masezerano y'ibyo yadusezeranyije. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana, ngushimiye kuri ndiho kandi uzahoraho, ngushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi, ngushimiye Uwiteka Imana ko utubwiye ngo nitubabarire
mwami wanjye rero nuduha imbaraga kuko biragoye, turi muri iyi si biragoye, ariko nutwambika imbaraga kandi udushoboze. Abakunzi ba Ruyenzi TV ubambike imbaraga zo kubabarira buri muntu wese waba yarabahemukiye, uwaba yarabababaje, uwaba yarabarijije, uwaba yarabagiriye ikintu kikatusha imitima yabo. Mwami wanjye baha imbaraga zo kubabarira kuko biragoye kandi birakomeye, ariko ni ukuri bambika imbaraga kuko urabishoboye Kristo. Ngaho nuganze nutegeke, mbasabiye imbaraga ziturutse mu gihugu cyo mu ijuru, mbasabiye uburinzi buturutse mu gihugu cyo mu ijuru, mbasabiye umunezero uturutse mu gihugu cyo mu ijuru, ndetse ikiruta ikindi mbasabiye n'ubugingo buhoraho. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Kandi Uwiteka Imana ndakwinginze ngo wururuke ubahe icyo imitima yabo yifuza, mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Nkomeje gushishikariza abantu kudushyigikira bakora subscribe, batera comment, banaduhamagare batugezeho ibitekerezo. Turahari ku bwanyu, turahari kugira ngo ijambo ry'Imana ribagereho mu izina rya Yesu Kristo. Turabakunda kandi n'Imana irabakunda. Naho ubutaha mu ijambo ry'Imana. Amina.